nterana ntabwo njya nterana amateraniro wapi I don't believe muri nuza mu madini tu njye ntabwo mbirivingira mu madini why personally nasanze ari scam that's the scam kandi iri big byatari njye sinumva uburyo najya gutura Imana ibibazo ahantu ari abantu baje kwibonekeza guhera kuri uri imbere aje guscaminga ibiceri hari umukobwa waje gushaka umugabo hari umugore waje gushaka Imana kubera yuko afite urwaye ko nagera mu rugo ahita atuka umugabo bashwana hari umumama ugera mu rugo agahita akubita umwana ko atagiye kuvoma ntabwo igitekerezo cyane kubera ibintu biri gutangira ariko mva mu myaka igiye kuza abantu ko bagenda basobanukirwa abantu bita barigende cyangwa abantu bazabavumbura byatari kumva bavuga ati ubu ngo sisizwe wumva nk'umusani kera watwikaga umva izi ndirimbo yakoraga kera kuko twari duhumye ariko nta n'ukuntu wakwita umuhanzi muri Gen nta album afite ikibazo nawe kandi yaganda album nanone reka niyo album uri kuvuga mu Rwanda abantu bita album na album ntabwo baranayisobanukirwa cyane ntabwo umuntu ashobora indirimbo yaziteranya ari 10 agahita zita album iyo ntabwo ari album bro ako kana ahubwo Yo. Happy. Whenever this day you watching it, umunsi uri kubireberaho. Welcome to Feed Your Focus podcast again. We here, TCG, the creative genius. You already know. You see the merchandise right there. Bamuhungu wanyu J-Pack. I'm here with a guest. Intro yiwe ndayikora nka minota 5 nibiremewe ariko one of the coolest guy I know, one of the realest, one of the guys that represent what it means to be hip hop, not just ku ndirimbo, just no mu bikorwa, just the style, just lifestyle, just no kuntu yitwa no kuntu aganira, kuntu abana n'abandi bantu. For me, is my brother. He's a real G. I know him for a couple years, but it's good. It's good. I'm just letting you know. Podcast we here for very good. Just tune in, listen, man. Hey, bro. Yo. I've seen it. Welcome to Feed Your Focus podcast. Respect. Ni sinabyita n'iby'agaciro kuba nicaranye nawe turi kuganira. We talked about this ibintu bigiye bitandukanye ariko nawe wigeze unampamagara urambwira ati podcast yawe ndayikunda umpereza na to notes niki urambwira ati niki that's why real recognize you niki umeze gute ni neza nyine urumva nanjye intumbero zanjye naje kuzishyira ku mugaragaro kabisa ni karibu man ni karibu feel home niki nizere ko abantu twakwakiriye neza bari inyuma ya kamera bakwakiriye neza barabibona umeze gute se ni fresh byatari nta mutima mubi ni gake umunsi wabageni umeze neza umunsi wari umeze neza byahatari ngenda umuntu uba mu buzima buri positive cyane niyo negativity ijemo cyangwa ku buryo ndwara nayo ku buryo irangira ivuyemo kabisa bro urarenze ku buryo wambwiye ngo uyu munsi ngo wabyutse wanga kugura data uravuga ati internet ikora uravuga ati uyu munsi no munsi wanje so I don't want to see anything ku makuru ikintu kirenze se bro ino ball dukoranye ejo ndataninga indi myaka ukumva tomorrow is your fucking birthday for sure ukumva happy birthday bro realist man umva muzane champagne z'ubwoko bwose mukanya turaturitsa ni for sure so niyo mpamvu nyine ariko si yo mpamvu ariko uyu munsi hari ukuntu umuntu akoresha social media man addiction bya danje social media bro njya nkoresha telefone nkumva akaboko karashyushye bro none nkavuga ati none kanyetereke hasi nyetereka hasi ibintu tibiri bageze mu kaboko kandi ahubwo igishiduka iri mu kaboko none hasi ko netereka hasi yagiye ifite amaguru bro uyu munsi nawe na internet ndi bugure bigeza no masaha none ndi kugeraho kuyigurira
nkahita nongera nkisubira nkahita ntati man nici ibintu nakoze ariko wowe ni process ndende yo kugura data itandukanye niyo waba ufitemo data no kuyifungura kuko wamungana ari ukuntu uhita wongera ako si muri ko navuze ko nyishyize igeze mu kaboko gute ariko man inoza phone ira addiction cyane bro urwego rwo hejuru ku buryo nabonye phone ira addiction ikoreza n'ibiyobyabwenge buriya yes buriya abantu benshi ntabwo babizi uzarebe nk'amafamily menshi ntabwo akiri connecte cyane wapi usanga mama ari mu gafone ari kuri snap papa ari gukina rudo uri kumva umwana afite n'umwana we ari mu katuna ari mu bworozi ku buryo nyine umukozi ari mu gikoni umukozi nari kuvugisha sheri bari kuri Facebook ibereye mu gikari urumva rero ewana ira addiction cyane byataye ku buryo n'umuntu ku giti cyuri kutureba nawe uba afite phone mu ntoki mubajije kuva mu gitondo phone wayiteretse kangahe reka nta minota uryamye gusa urabaza iPhone cyangwa sinzi phone ukoresha ariko iPhone igira uburyo sinzi nimba n'izindi phone izigira ishobora kukubwira amasaha wari uri kuri screen tekereza ko umunsi ushobora kurangira iPhone ikambwira ati wari uri kuri screen 10 hours musa 15 ngiye nyagwamo mu masaha 28 wari uri kuri phone 15 ugomba kuryama 8 cyangwa 7 imwe niyo yahaye agahengeri kuri charge none se iyindi life wabayeho gute tu ubundi buzima bukoze gute ni bisazi bya hatari that's crazy man ariko that's good because nibyo bintu nicyo kintu kuba ugishobora kuvuga ati uyu munsi I'm not touching that I'm starving you know niko tujya tuvuga hariya kuri TC Journal starve your distraction feed your focus distraction zawe nimba uvuga ati uyu munsi I'm starving ikintu bita social media nanjye mbe ikibazo ndibuze kwiteza mbe present kuri ino sindimo present muri moment present nyine muri life ndi bucemo that's bishobora bake bro ariko kuba ubishobora ukabikora that's a big thing uyu munsi gusa utajya ngo ni ibintu ngo menyereye cyane ariko n'uyu munsi wabishoboye haracyabura amasaha make nyine ngo umunsi urangire ndayihanganira ariko ejo ari kuzaba wayishyizeho kugira ngo nizabiriho mu kanya kugira ngo tuguhamagare ati byabereye hano cyangwa nawe tuguhe map uti ni ahangaha nizabiriho kabisa none se tubwire your birthday what do you nkawe ku giti cyawe wenda nawe njye kubaza ati birthday yawe yakunejeje niyi ariko nawe wahitubwira birthday mu myaka umaze which one was like birthday mu 2000 yarageze cyangwa niyihe nyine honest nge ntabwo ndi umuntu ukora ama birthday nyine ubona abantu nyine ndababaci nyine bamenya n'isabukuru akayimenya nyine umunsi wanarenze cyambere utanabyitayeho nge na celebrate bidi rimwe nge muri life yanjye numira abantu yo muri 2020 muri covid kabisa muri covid nibwo nayikoze no muri uko kwezi covid yari irimo hagati byataye guma mu rugo muri 2020 baje gute se baciye bro haje abantu benshi mu buryo natekerezaga icyo gihe none bidi yari surprise yabaye iri mu gitondo navuganye nabwo ko dufite abahome bawe je park n'undi ya kabiri turaza kuvudukaze natungaye twitemo nk'abajene bro nakoze live kuri Instagram batinageze bidi nahise makora amadolari 1000 cy'abantu bari kunyifuza yes for real mu kanya naho turajya mbere abantu barahindutse ntabwo ari nk'abakera cyane ubu nta naga $50 wabona se kahese shawe ariko bro ayo mafu nakoze live iminota 30 mbona amafaranga bro nahise numira abantu bose narizanye nabo ahise aba show ndiga ko hari abasani hari abaraperi inunu yabereye muri studio yes studio irimo abasani harimo abasani benshi cyane ba extra ba Ishkevin ba Mukadaf abantu bose bari muri 2020 bari on move twe turi muri bidi izamo abantu bagera nko mu ijana bro natumye abantu nka Vene muri studio gusa studio irapakira bari he winjiye he muri studio igipangu twakoremo cyari cyuzuye ose no kuvuga ntago bari muri studio recording ariko ni kuri studio ariko no muri parking bahari no mu yandi no baje nabo natumiye bro ari abantu bizanye gusa ko urumva muri covid byabereye niho byabereye ariko narindi na neza ubura byumva nyine niyo navuga bidi yari irenze byataye so nyine drinks ni iki pull up urashaka iki bagutemo agafari bagutewa ni iki ni fari bazana amapaki bantu
But that's good though. That's Yeah. good kuko ni byiza kugira one of those, you know. Ni memories nziza kabisa muri 2020 iyo bidi niyo navuga naba naracelebrate kabisa. Izindi zose ntago ari ibintu gira big. What do you like to do though? Ni kihe wowe ukunda gukora kuri bidi nyine? Nimba utajya celebrating abana gutyo wowe kuri bidi yanjye ngiye nitekerezaho. Nkafata nk'ikintu kimwe mpindura tu muri behavior mbi mfite, navuga ati muri ingeso mfite basuma mwaka reka akaboro mbe nkakuyemo ndebe nakuremo karavuyemo ya bijya bimbaho cyane nkabitryinga kandi bigakunda ariko that's growth, niyo growth. Kavuga ati nimba nakererwaga muri meeting uyu mwaka from now on ntago nzongera gukererwa muri ma meeting. Byo ni sawa cyane tu. That's a good, you know, ukoze 365 around the sun, ugomba nawe ugarukanye n'ihe message nshyashya. That's good man, that's good bro. Man, listen, turi hano rero kuri Feed Your Focus, ni byiza the day before your birthday. For sure. Ni neza tu. Nta muziki mushyashya ugiye kudutamo se kuri birthday. Ibyo nabimenyereje abantu banjye ariko bihangane. Nena nababeshya album no mwaka. On this date ku itariki ubundi buri mavukanye njya nsora kantu. Mwayipingane y'ubushize nasohoye EP. Yabanje. Ariko y'ubushize natwakwa narasohoye track indirimbo. Ariko kuri ubu ngubu ko narifite release nyinshi cyane ziri hanze. Uri umva. Nawe muntu uri kuri YouTube cyane. Byatari. Rero release mfite nabonye indirimbo zo mba nzifite kabisa n'iri joro na recording nakora live nkayireleasinga. Ariko nanone ngomba kurukamo gake nanone ntabwo nkora museke we yabagiye bihangana. Ariko twihanganire nyine sinageze mu zabukuru. Yashaje ntago haso etikiyeri iki ntago ari bya bintu ngo birthday niye nyide mu yanjye kabisa no gufata no kwitekereza. Nibe gugaturo ugomba kubagaburira cyangwa ugomba kubatamo. Ariko ntari bito none album iratugeraho ryari se? Album na essential mwaka uzaza. Kuko kwihagarika kubera izindi mpamvu ahubwo narongeye mbitekereza hari ukuntu umuntu akora album ukaririzinga song indirimbo 12 cyazingahe runaka warikodeze ukakora n'ama video ukazisohora abantu bawe bakazumva bavuga ati wakoze album nziza cyane. Ariko ku giti cyanjye nk'umu artiste nimba narakoze album ya mbere narebye n'iya kabiri buriye nagiye kuyisoma byari kuba bimeze nk'ubundi nk'iya mbere. Ndavuga ati no nta kintu na kimwe cyaba gihindutse. Nimba mfite album imaze imyaka 3 n'ubundi nkazongera nzana ya album imirongo yo mba nyifite n'ubundi mirongo expectation imirongo igomba kuba ihari na video zigomba kuko ni ibintu nkora ubwo hasi ni iki kintu nakongeramo. Wowe ni ikihe kintu wagira gute wahinduramo? Nahinduramo ko album yanjye kugira babone ko nyine namaze gukora n'akayanjye yamaze gukora. Nagitekerejeho nsanga muri uno mwaka ntabwo nakora album muri icyo kintu kugira ngo bihuze bikunde. Ndavuga ati na rush ndiho na pressure ndiho. So reka mfate time nanone bitegure neza. Niko nibyo byiza man, ibintu biteguye neza kuri map n'iki nibyo bitugwa neza tu. Neza. Wari umaze kutubwira birthday yawe ebana yagushimishije ariko nyine yagutunguye cyangwa utari wizeye tu? Kuko ntabwo wari wabipanze. Ntabwo yabaye gutyo nyine bigenda neza kabisa. Hari birthday uvuga ati fuck that shit. Ntabwo nakubwiye ko najya nzi prepara cyane navuga yabaye kuko nayo nigeze mpanga ngo wenda bipfe. Byagutunguye ngo bikubwire ati reka. Ntabwo navuga ngo ari bidi yabaye mbi kabisa. Ntabwo byagutungura avuga ati ibi bintu wapi kabisa. Man, none muri industry right now muri music hip hop. Like when did you like uvuga ati nayinjiyemo itariki ni cyangwa umaze mu myaka 5 10 20? Jewe ubundi ari byo umuntu abara nyine azwi. Ariko nje imyaka maze ndapfa niyo myinshi kurenza iyo namaze narapa. Nje natangiye kurapa mfite imyaka 12. Ukumva ubu ngiye kugira imyaka noneho myinshi cyane irenze 12. Yirenze inshuro nyinshi cyane aho.
ndi kurapa urumva ariko mu buryo buri profession ni imyaka 8 maze kuko natangiye mu kwa 9 muri 2017 mu buryo buri profession ariko mu buryo bwo kuba ngo mfite imirongo lyrical exercise ni ntabwo ko maze imyaka 18 ndi umuraperi tu uri mu bajamanzi bandikira abandi bahanzi cyangwa bandika indirimbo like a writer ikibazo cya mbere nayo kubaza nyine ni gute nyine wahisemo kuba umwriter ku bandi bantu nge dreams zanjye ngiye ko ari kuba umwanditsi ubundi niga ubwo nyitangira mu wa mbere secondaire nitangira kuririmba nge nahise nandikira umuntu indirimbo bwa mbere kabisa icyo kintu nahise nkora nandikira umujamire meya track mu 3,000 kabisa niga mu wa mbere secondaire yari menshi bro for real baragiye nabuze ibyayi byinshi bya hatari bikumva cyo gihe sinjya nabyibagirwa for real cyo gihe na vie yabuze minerivare bakunda ubura umupeti ndamuga ati vie we namuga ati wowe witonze gushaka hari umuji yari yambwiye ati nzagushakira undi mukiriya wundi ndamuga ati vie rero bukwamye gato ya gushyuha mu mutwe hari amafaranga ngiye kwandikira indirimbo nzayishura menesi yarandebye yareba ikigorigera ugatesha we naguze ibyo urimo umaze kubyimba rero nuko byatangiye numvaga nshaka ubundi ngiye nifite dream zo kwandika umwanditsi byatari urumva ngiye no muri secondaire mu wa kabiri najyaga nandikira abajama nk'umuntu gushaka gutereta nk'umwana akaza nkamwandikira akarimbo akaretre imitoma tuyimirongo tu ubwo oya maretre nayo nabaganze yo ngaye ariko imirongo yo nabaga nyifite y'imitoma ariko ntabwo nakwandika retre nyine ntabwo nabaga mbese ubwo ntiwashyiragaho ngo ku mukunzi cyangwa ibyo we yabyishyiragaho no ni indirimbo y'urukundo atari kuvuga ngo ni message tu cyangwa imwandikira mu buryo biri poetry uburyo nyine wenda yabimwohereza rero bikomeza gutyo urumva rero kwera na haso z'imiziki nagiye mu magroupe menshi byatari umujama wagufite ibicero gusa dukora groupe nkamwandikira indirimbo wahaza undi umurenzeho kene balls nagiye nyine life yanjye ya music yari ghostwriting kabisa usanga ndi muri groupe imwe ari ugasanga ni uri behind ya lyrics yose ariko nabo bapesa ama studio kugira ngo profite kugira ngo muri studio ko byabaga ari ibisazi rero ku ghostinga byarankurikiranye yeka ko ntago ari uvuga ngo ndi umwanditsi abantu rero baguhitamo bakavuga tunamugira kandi ntago yamenye ko umwanditsi nuko wumva ibintu wagize gute wanditse rero bibana blessed nyimenyekana n'abantu bakuru banje nasanze mu muziki nabo bangirira icyizere gutyo nyine bikomeza bizamuka wowe like kuri moment nyine wagezeho ukavuga ati yo man murashobora kumamagara akambwira ati yo can you help me tubikore nyine wandike urumva utwo tuntu n'utuntu wa mungu uba wikorera ni iki bisanzwe sometimes probably you don't know like byavamo kariyeri cyangwa kuri moment yagezeho ukavuga ati nigga I'm that guy if you want it you call me yeka ko ntago naruhari runini nabigezemo ntago nizemo nikora publicité ngo ngenzi kwandika ngo nandikira abantu indirimbo so indirimbo zanjye nizo zapushinze buri muntu wese kugira ngo yumve ko ari support namuhereza mu buryo bwo kwandika tu ariko nyeka ko nyine mu kumenyekana kwanjye nka 2019 gutyo ubwo nyine maze imyaka nk'ibiri ubwo rimwe maze kugira nk'indirimbo nkenye cyangwa 5 ku buryo umuntu ufite indirimbo imwe nta kintu biba birenzeho byatari zimaze kuba 5 rero nibwo natangiye kwandikira umuntu wa mbere wamaye ibiceri kabisa 2019 kabisa ari umuntu ese nandikira album muhe na shout out ni Uncle Bayuhi Mike Yuhi Mike none uramuzi n'umuhanzi n'umwartiste mwiza Uncle uyu naje kundeba ari n'umupapa mukuru byatara arambwira ati numvishe talent yawe numva wanyandikira indirimbo amakazi ka album ndayimukorera ubwo nibyo byanambure niyo mafaranga navuga ya mbere naba narafashe mu buryo bwo kwandika nyine wenda nyine ubona ko nyine ibintu bibaye akazi noneho kandi ku buryo nta muntu wakongera kuza ambwire ko ibintu ari ubuntu yari akazi umuntu wanyeretse ko ibintu byavamo akazi bikomeza gutyo ngiye namura n'abandi batandukanye do you ever like request you wanditse indirimbo ushobora ku requestinga to get like writers umwanditsi nyine royalties indirimbo wayanditseho ariko akunda ibyo kubona ukabona kavuga ati nanimba indirimbo ya Chris Brown but one of our writers ya credit cyangwa imufungo bagupesha bamwe ati whatever you do you know
so ibyo by'ama percentages uri kumva n'ama royalties ni ibintu nsobanukiwe cyane, ariko bitewe n'igihugu cyacu ahantu nyine kiri cyangwa level ya music yacu, abartiste byo nyine kujya ku ma distribution kujya basobanukirwa no gubice hashize imyaka nk'ibiri kujya abantu nyine bose babatangire kubabimenye. Abantu bakoreshaga distribution kera, abantu babaga bashona bo hanze cyangwa abantu nyine bafite skills mu kuntu. So kubwira umuntu ngo aragwa royalties atazi no gufungura royalties kujya babyumva biba bigoye bya hatari, biba bigoye. So ubu ngubu umuca umufungo uri kumva, ariko uyu nkoranye n'umuhanzi uri very professional ubyumva neza mu royalties na kandi ahita byumva ko nyine ari ibintu bikenewe cyane to kuko ni ibintu nyine urumva as more you go kuko ni resume yawe uri kwiyubaka bakuka resume yawe. Nimba kubajije ati yewe wanditse kuzihe ndirimbo, ushobora kumbwira ati nanditse kuri iyi n'iyi noneho yajya no muri credits akaba yagira gute yabibona yabibona, ariko ntabwo wambwira ati wanditse kuri iyi ndirimbo nabyemera gute se muri writers, ariko twebwe nyine industry yacu iracyagira gute ni gake gake kumva ngo umuhanzi wenda aremera avuga ati ngiye kwandikaho uyu muntu ko yandika indirimbo, ahita avuga ati bahita banca amazi ariko iyo ni struggle nyinshi tubigura nawe muri no nibyo ni step kabisa, kuko byuka ko umufana ukunda umuhanzi amenye ko bamwandikira hari aga percentages kavo mu buryo yamwizereragamo cyane, kandi ni ibintu biri nomo. So rero mu gihe tuzagera mu gihe abantu bumva ko ari ibintu bisanzwe, umuhanzi ashobora kuba azi kuririmba ariko azi no kwandika ariko adafite amagambo ari powerful ku buryo yakwifashisha mugenzi wiwe. Ushobora kuba uri na busy uri umuhanzi udafite umwanya wo kwandika, ukavuze ko ari umuntu bizobereyemo cyane. Ni ibintu bisanzwe ariko ni step by step. Talent ari uburyo bwinshi cyane bushoboka kuba nabari hana barabandikira aribo bikomereza aribo bantu barenze. So rero ikibazo tugifite ni imyumvire. Imyumvire ni turi kugenda tuyihindura gake gakeya, bizarangira nyine bigenze neza today aba future ghostwriters bazafite ama royalties turi nk'ibitambo, kuko nkeka ko ghostwriting mu Rwanda ni bushyashya nabwo ghostwriting uri gitambo. Sinajye hari n'abandi babibanje na mbere yanjye, ariko ni kuko turi ibitambo kuko ni kariya nshyashya ni kariya nshyashya itari imenyereye, kuko umuhanzi wa kera mu Rwanda yagazi kwitextingira cyane kuri wowe. Ariko mba numva kwandika indirimbo ari byo biri more fun for you kurusha kuba umuhanzi cyangwa no kubera industry turimo. No, kuko urumva ntago biri fun, kuko indirimbo nkohereza n'ubundi mba nayirikodinze, ni indirimbo yanjye mba nkwiye kujya wisubiremo gusa. Kuba nayiririzi no kujya wumva umuntu aguha amafaranga no kuba umuhaye indirimbo nziza. So iyo ndirimbo nziza mba namuhaye none nyiririmba biri perfect kwenza uko azabiririmba. So yeka none indirimbo mba naratanze zanjye nuko watenda kugwana kintu nko kuzisubiramo niko nabyita. Nago kwa ngo umuntu akoze indirimbo nyinshi cyane, ahubwo kubera ko ibyo bitanga amafaranga wenda wabona umuntu uguye ibiceri nibyo nyine ukora cyane tu. Ariko n'indirimbo umuntu abasohora usanga n'abasani n'ubundi mukora kimwe, n'ubundi uri domination, n'ubundi urebye ibikorwa n'ubundi buri kuwokinga. Namba maze imyaka 8 ndi kureleasing indirimbo zira amakorabo whatever, niyo nagurisha n'ubundi ntago nari kuzisorera, n'ubundi ntago byari gushobora, n'ubundi nasohoye muri period ya nyayo. Does it change your feeling bishobora guhindura feeling iyo ubonye wenda uvuze ati yani indirimbo nanditse ibaye hit, indirimbo yanjye wo bwaye ku giti cyane niyandikiye? Nje feelings ziza ziri positive bya atari. Nje na negativity man kana nakazi kanye. No man, ni suru yanjye biri kugenda ire invisible, kumva. Njewe ari umuntu uririmba gutya nyine bisanzwe, ngo nyine bari kuyasuba babona kuri video, ariko hari ibitekerezo byanjye biri kugenda biciye mu wundi muntu, ariko byanjye nabyo kandi nkeka yuko nyine ku giti cyanjye mba ndi proud mvuga ati nubwo umuntu ashobora kutanyina ko ari njye mu ijwi ryanjye cyangwa wareva kubera izindi mpamvu runaka, ariko ibitekerezo byanjye kuba abantu bari kubiririmba bari kubivuga ura ni njyewe n'ubundi ariko utagaragara daso asafu nyine ubwako bifata mu buryo bwiza. Indirimbo ibaye hit ndavuga ati noneho ibaze noneho promotion yashoyemo ari njyewe wayishemo byagenda gute nanayiririmbyemo neza. Aro nyine ivuye muri wowe ni ari njye noneho wayiririzinza pana kuba yansubiyemo cyane mu idea zanjye,
uburyo urwego byagezeho ndamutse mbonye amahirwe nka promotion wenda yakorewe y'uburyo byagenze byaba bimeze gute yaba ari nk'iyanjye nayo kuko urumva n'akazi tu n'akazi sometimes yari igihe umuntu abona umuhanzi ukabona ati lifestyle ni iki ko abayeho ni hip hop cyane cyane twe baraperi tu biranagora no kumva umuraperi uvuga ati wenda baririmba birumvikana wenda muri culture yacu ntabwo birajya ariko kwindi level yo music iri up ni ibintu bya buri munsi ni ibintu bya buri munsi you know I'm sure probably ushobora kuba umaze gukora amafaranga menshi kuba umurayita kuba ndi umurayita biterwa no kuba nasohoye indirimbo zanjye ni indirimbo zanjye zituma mbona ako kazi bandi kuvuga wagiye nko kuri stage ugakora n'iki cyangwa streaming atandukanye wenda ariko that's how ni ibintu binumvikana of course kuko ibitaramo byo mu Rwanda biba bibaze urumva ushobora no kumara umwaka utarajya no mu gitaramo na kimwe urumva kubera umubare mwinshi w'abantu ibyo twaza tubiganiraho kare biterwa n'iki kugira ngo wumve umuhanzi wenda ntabwo arajya muri iki gitaramo kandi street indirimbo barazumva ghetto indirimbo barazumva haranakunzwe afite n'abafans kuri ku ma social media haragiye bandika atari ku kimudatumira kana kimudatumira biterwa n'iki nyine kugira ngo izo stage ntazigaragareho ntabwo ari ikibazo cy'umuhanzi tu ikibazo ntabwo ari icy'umuhanzi kuko umuhanzi task aba afite ni ukuntu gutanga product mu gihe watanze product ukarigiza ibintu biri kuri standard y'iby'abandi music turimo ni business ntabwo ari y'amarangamutima iki gihe ni business rero business yose igira strategy so wowe utaselinga izo ticket no urasine ntabwo wagurisha ticket $500 birashoboka cyane kuba wakora iyo show ariko ibintu byose ni step by step ntabwo wavuga ngo ngiye gukora igitaramo utaramenye ngo ashobora kuba ufite n'abakunzi ushobora kwiyunguza ubona nyine warebwe cyane ukibeshya yuko ukunzwe kandi wategura igitaramo ukaburana maheri wakaruza kugusapotinga cyangwa abasiblings bawe yika ko cyambere ni ukubanza kwimenya ukamenya vision y'ahantu igeze cyambere bura umuntu afite vision yitandukanye n'iyundi muntu wari we wese urumva nimo buri muhanzi wese uramubaza watangiye umuziki ryari nawe urakubwira watangiye n'igihe n'icyundi n'igihe cyo kurangira nta muntu ubizi so ukibitangiye ufite vision yawe rero vision yawe nibwo ureba ukavuga ati se ubu nategura igitaramo ndi ku rwego rwo gutegura igitaramo koko rero ku giti cyanjye impamvu nateguye nk'igitaramo wenda tutarigize wenda kuba baranumiye ku giti cyanjye bitewe n'ibintu nari mfite vision mfite nabonaga naragera kuri standard yo kuvuga ati se nyine gura igitaramo ukuntu nyifuza nyine ntabwo wabura abajama nyine desa baza turuwasa 5 baza ariko bitewe na vision mfite numva nyine igitaramo ntabwo ari cyo gihe cyiza kabisa numvaga narakura ibintu nyine byatuma numira umuntu mu gitaramo tu I think I go rimwe na rimwe mu nabyita kwitinya abana nkuko bivuze na ready ahantu wenda utaragera ese nimba ufite abantu 300 500 bazi that's a full house bro uki se utabikora nyine ngo bikurikirane tu it's time bro ni time ntago ibintu byose bera mu paka muri arena no arena se twese twayikwirwamo ntago twayikwirwamo kandi ntago ariyo dreams man iri big cyane kumva n'umuntu ashobora kuba ari gutekereza n'ibindi binarenze arena ariko ikintu cya mbere inivuze ku giti cyanjye tu music ntabwo wayikora uri umuntu umwe n'iki gitaramo ntabwo wagitegura uri umuntu umwe bisaba kuba ufite team kandi team muhuje vision muhuje ibitekerezo muhuje intumbero so rero hari igihe uba uhura n'abantu akaba ya appreciating ibintu byawe ariko vision ufite niyo afite ukumva ntabwo biri guhura cyane rero njye abantu benshi nagiye mura nabo nka vision mba mfite kuri career yanjye turaganira kabisa nkumva ibintu nyine ari kumbwira nanjye nakumva ibintu mfite nareba kandi n'igihe nakubwiye mazemo harimo n'imyumvire nyine biratandukanye byatari nkumva n'ibintu akeneye koko nyine birakenewe kabisa hari n'umuntu uba wifuza nk'ibintu nyine wakumva birenze kabisa ariko njye mfite ibintu nyene noneho numva n'ibyo bintu yifuza nta n'ibyo nyeneye kabisa nkumva nyene ibindi birenze kuri ibyo bintu cyane so rero duhura n'abantu benshi mu Rwanda bafite
dreams ziri hafi bya hatari, akumva yuko ko waca mu muhanda abantu bakaba bakuzi, Kigali yose yakumenye birenze, uri kumva rero njyewe mfite vision numva ko nakora nk'igitaramo ku buryo nabwira umuntu ko kwishyura 30 akaza kubyishyura nari niyo hazamo abantu nka senkani bonyine, ariko akaba azi ko value yanjye ya music yanjye atari 1000 kwinjira cyangwa 2000 cyangwa guza agapiti bitandukanye na za show nyine tujye tubona nyine zimwe zikorerwa mu ntara n'iki ugasanga kwinjira ari ubuntu n'iki birashoboka nabyo ushobora no kujya gukubitayo nari, ariko mu buryo bwo gutegura show yanjye banumva nyine bitwara igihe kirekire n'imbaraga nyinshi, ariko standard ni umuntu yishyiraho kuko hari ababikora bigakunda. Ariko mbere numva value y'umuhanzi nyine how many tickets can you sell kuri price y'50,000 that's in cause show ticket ya make ni 50,000 bana abantu bangaye bashobora kuvuga ati yewe giti cyane this guy deserve bonishing byanjye ajya kumureba bisaba gukora iyo niyo task uba ufite rero ubundi ako kantu tugashyizeho nibwo wamenya ngo abahanzi that's what's up. Rero nicyo kintu umuhanzi akeneye bro, nyine kumva yuko igihumbi kukibwereza ari abantu igihumbi baguhaye igihumbi si miliyoni bro, abantu igihumbi buzuye kwinjira ari igihumbi, nta nubwo arimo nasonoreza si ibyo bintu nta nubwo na sare inarimo ibyo bintu udafite na band iri gucuranga na DJ na chini nga band wayishyura ngazi ngabana igihumbi bije kwinjira ari igihumbi bro, usanga n'undi mu gitondo uri mu madeni uri kumva warupakiye ukabyuka ugatne n'ubujuje ahantu ariko nabyukiye mu bibazo bya hatari. Rero two nuko wakora art yawe ukikwinjira ari 50,000 bakazaza ari vene nari bukabaririmbira nta na mikoro ihari nari bitu uri kumureba uri umwe akabyumva nyine akabazi value ya music ya kuko igihumbi n'ubundi uzajya muri commune bakibaze n'ubundi nagumagumira abani zijya ziba bakazara ubuntu bakigura amapeti bakanywa anytime uzabona izo chance rikazamuka kabisa, anytime uri uzagera sinamahirwe gukora biraza nyine anytime baguhamagara ubidizavinga, nta muntu watumira atabidizavinga, mu gihe uzakora ukabidizavinga abo bantu nyine bazaza 100,000 babone birangire bakubonye. Kandi nyeka ko umuntu wishyura igihumbi ku muziki ntago abawuhaye value bro. Ariko nyine niyo mpamvu arigenge bw'abacama market yacu iracyari gutya peti nimba miliyoni dufite miliyoni 14 mu Rwanda sibyo population niko muri iyo population ni zihe miliyoni zifite smartphone kuba yajya kuri ntuza platform akaba yakureba 5 8 iyo ni YouTube uri kuvuga none YouTube YouTube nyine at least na YouTube na Spotify niki ariko access to smartphone na internet none wakazamo n'izindi platform ziba zikeneye subscription gasanga uri guseringa music ya kuri miliyoni nk'ebyiri z'abatuye muri izo miliyoni uri guseringa music ni bande bumva hip hop, ni bande bumva afro, ni bande ugasanga usigaranye nk'ibihumbi 500 ibihumbi 500 abaraperi 20 na cyangwa 30 twese nibo turi kurwanira uzwa na impressed yade bazo market yacu ariko nyine no mpamvu twebwe rimwe na rimwe njye ndeba abanyakenya hip hop yabo cyangwa muri East Africa just kubera ko wenda urimi baririmbamo n'iki iba iri advanced ku rundi Rwanda kuko bo bashobora kuricinga population twe tutabicinga na population y'igihugu cyabo iba ari nyinshi cyane, population y'igihugu cyabo ni nyinshi Tanzania mu karitsiye ingana n'igihugu cyose ariko nabyo birashoboka kuko hari ababikora bigakunda. Masamba nimba bikora bigakunda why not wowe why not wowe kuko impano yawe ni imana gift y'ubuntu yabonye nkuko nawe yabonye gift y'ubuntu yo kuririmba. Nimba ari umuntu uzi ubikora none mu grand kuki se kuki bikora se wa kuki ataba ngewe se bro why ni limita kuki wajya mu kasho cyangwa icyo gakarimbo kabakagatamo abantu bose batumana barahabutse nimba byarakunze ari umuntu uvukira amezi 9 buvukira mu gihugu kimwe ari no umuntu mukuru waje mu gihe cy'iterambere kitaraza why not nge bitakunda bro why we bitakunda wakora igitaramo kwinjira ari 1000 kandi usanga noneho umusani mukanya ajya muri interview ko Masamba atazi kuririmba
Bavuga ati no in example Example, no mu matamatama bibamuka avuga se Masamba ko atarenze bareva n'undi yatangaho urugero bareva n'abandi abasanuzi ko buri musana wese abazi ko ari umuntu urenze byatawe ari big none kuki umuntu uri kuvuga ko atarenze cyangwa imirongo ye wayandika akorera ibyo biceri ese nagomba ko ari abasani kugira ngo ze mu gitaramo ari miliyoni 10 nese kuki wame ibihumbi 100 ngiye bro akantu bicuruza ingahe kandi ari umujama n'ubundi dukora ibintu bimeze kimwe ako nta umuntu abagufasha umuntu akavuga ati ryo uriya mujama kuri make ye araza agine n'icyo kandi abikora ariko ikibazo ni icyawe ikibazo ni njyewe ukuntu nyine standard yawe washyizeho kuko ntabwo yahamagara wahereza miliyoni 10 ngo mubwire ubwo bugambo bafite nimero 2 gahamagaye kamamagare nangahe miliyoni 5 nongere kumamagara undi yamubati undi ati ryitanu uraza cyangwa tugukupe ngo be mwitonze tubanze tubitekerezeho man how nyine nanone n'inzara ibirimo bitewe n'ibibazo biri ku isi nyine wenda ukavuga ati wenda batansora mu kavumo ukabasana benshi babikora ariko nkeka ko kugira umuntu agere kure bisaba kwizira ku mukanda tu whatever kandi imibereho ni Imana iba yarayipanze bro utarabona umuhanzi wabagaho before wagiye ubaho igihe kirekire cyane so akazi kawe k'umuziki uramutse ukagize serious ibyo nakubwiraga n'undi wari wese nyine ayo mafaranga turi kuvuga byashoboka cyane byashoboka kandi ukoze quality nkeka ko umuntu ugukunda agukeneye n'ubundi ko gukora ibintu byiza n'undi wabyishyura nkeka nese Kendrick ko yaje tukishyura amadolari 100 tutumva n'ururimi rw'icyongereza benshi unabaje n'umuntu indirimbo z'eshanu z'amazina yazo utazimenya ariko kajya akishyura ibyo bihumbi 100 bro none igihe uri kuririmba that's the standard none ukajya utazi n'ibyo ari kuririmba utazi n'ururimi nese wumva Diamond uvuga igiswahili mu Rwanda ni bangahe bro music ntago ari ururimi music ubwayo ni language bikumva ku giti cyawe ngiye abahara abahanzi bo muri Korea nkunda ba BTS ndabakunda ariko sinzi ibintu baririmba nkurikirana sorry ba music yabe probation yanjye nkumva aba interested byatari aba G bro uza stade byatari bazi ko mu gym witwa Jimini yakorera remix medi ariko ntabwo abana bizi uwo G bro abaniga bagira miliyoni 30 mu minota 30 buri munota bari kurebwa na miliyoni rero abo baji niba bakora music uri mutumva ukaba interested naba bakongomane n'abatanzi calligraphy abantu bumva basize nibangaye mu Rwanda ariko batuvuye calligraphy na bulldog n'indurenze ngo calligraphy ararize ngira 30 yaririmba nayazi kandi kemuzira muhinduriye ubuzima kuva kiri mutoya kandi afite nka verses zingahe y'igihumbi kubera yuko ari wenda ya standard nakubwiye rero birashoboka nimba umuntu wo mu mahanga uvuga ururimi tutumva zakarya ibyo biceri why not njye urimba uri mu bumba ndi kurimba n'ubuzima tubanye bandi kurimba ubuzima bwo muri Amerika ndi mu buzima bw'i Kigali n'ubwo muri commune ibyo biboro nkomeje kubikora cyangwa nkagira uburyo mbitwaramo mu buryo bwanyana kuko ikibazo ari cy'umuhanzi ibyo bintu byashoboka cyane tu ariko icyo kibazo nubwo mba nakikwaje cyangwa turi kuganiraho nanjye nkibazaho niyo mpamvu turi kuganira ariko kukubwira ngo I know ngo mereza igisubizo cyangwa ngo mereza umuti n'iki kuko nawe mba ndi kubyibaza ariko I think the more we keep dukomeza gushyiramo imbaraga energy zindi aba bros kibandi bari kubikora natwe tukagerageza kubiharanira kuko hari akantu umuntu yambwiye ati umuntu araza akakubwira ati Racine namuhaye 300 ari kuyafata wowe se 250 urayafata cyangwa ni nyine agahita kugabagisha atakavuga ati gutya na gutya iyo ngare gufata ya wowe gatumuga ati babo zimeze nabi shani bwitanu ibisazi n'akajana urumva ni ya standard yo kuvuga ati nyine like a stand of business urumva ndavuga ati nimba ari kwese ngo ati nimba mukuvura wese adagukiye muri 5 kuzamura ntabwo turi buganire so sibye ko ikintu tutarakira neza no kutarakira ko music yacu kiri gutangira byatari nko mu gihe tugezemo bro mu gihe turimo muri 2025 nta muhanzi wakabaye ko umuziki ari solo kandi almost 98% 99% abanzo mu Rwanda turi solo bro ntabwo wajya muri studio ujye guterura amatara ujye gushutinga ujye kuyaprodingira amafoto ujye kureba imyenda kubaniga bambika imyenda nyine uri muri iyo circulation ubwayo ku giti cyawe bro ntabwo ibyo bintu wabishobora
Niyo mpamvu nyine usanga umuntu udafite iyo timu yikokoye ibintu byose kugira ngo apushinge. Umuntu agahita amuhamagara afite igitano uraza kuri kubita. Ubu mufashije nese yabyanga. Ariko ajyayo nabwo ari kurogereta. Kuko asanga ugerayo ugasanga ugiye kuririmbira abasinzi. Bari kunywa amayoga no ugasanga binjije no mu boss ari kukwinjirizaho. Yonyine ubaze nk'ukuntu abari kwinjiza. Wowe bayagukubye nk'icuro nk'igihumbi. Bikumva? Ariko kubera ko life uri kwa muri ako kanya nagukwemerera kubigira intambara cyangwa kwifunga. Ahubwo tugaruke kuri ako bantu kuvuga team. What's the important ikintu kirenze cyo kugira team? Kuko team n'ubundi nuko twicaye hano turi gukora podcast. Amuja mufite kamera. Amuja muri kureba kwitara bimeze n'iki. That's a team. Amuja making is sure ko bura gutisije t-shirt. Urumva? That's a team. Ntabwo ngiye naza hano ngo natumi cyangwa tugiye kuganira ngo byose mbikora. Kuri wowe nyine importance of the team. Team ni ibintu umuntu wese azi bro, ni ibintu biri naca ku isi. N'inyamaswa z'intare zirenze no kuzihiga ari team bro. Ntabwo ihiga ari imwe, ukumva nazo zigenda ziri team. Ibintu byo bro ntabwo wakora ikintu kitarimo team ku isi, ukumva ikintu cyose ukoze uri umwe hari limit kigeraho kikagarukiraho. Ariko mu gihe hari imbaraga mba mfite ngiye nyine ku giti cyanjye kuko nyinshi, ariko ibaza ise yongera izindi imbaraga 5 nizugumva mwawe babiri bishumwe. Babiri bishumwe niyo mpamvu uzabona umuhanzi ufite rebo ikamurekura utumuburirwa irengero nawe ntabwo yabona ahandi hanajya. Nk'ubu ngubu ndimba ndi solo muvugisha umunyamakuru agahita nca amazi kandi ntabwo nakakwe kwangiye muhamagara. Ariko ni nk'umuntu ufite nk'umumanager w'umukobwa cyangwa unabizi ibyo bintu uri naha management yarasine ibahamagaye dufite umuzigo mushyashya turi gusohora ati turi gutegura hari ahantu henshi turi gutegura ama interview n'iki natwe twashaka kubakira muri schedule muraduha uwuhe munsi n'iki ahita byumva. Ariko ari wowe rasine umuhamagaye n'iki nirasene ni yagatera gashamusana tabanza kugushyiraho pareye uko ngo baranshakaho iki kumbaza iki. Urumva team nyine utamuka muri iki nahe wakamasha no kutavuga gusaba ahubwo agahita none akugora byatara. Ariko ibaza nyine nawe Kendrick aguhamagaye muri Amerika ari gikora kuri video focus Kendrick akabamagara ati mbabarira ngo mbabarira ngo ndashaka kuza mu uza muri show yawe we tubica amazi ajya ngo ni scam. Ariko umuntu agwamagaye ni manager wa Kendrick cyangwa Racine ikigano cyanyu turagikunda mwatubonera time ryari wahita ubiha agaciro byatari kuko none uwo muntu abafitemo uburyo afite na talent yindi yo kuvuga neza kurenza ngiye uko ngenda umuraperi cyangwa umuririmbyi ariko nshobora kuba nafite na talent yo kuganira buri wenda mfite confidence nyinshi cyangwa nganira mu buryo budakenewe nazi business. Ni nayo mpamvu n'ibyo bitaramo twavugaga ubukene nk'umuntu wenda ugenda akavuga ati mfite umuhanzi wanjye muri ibikorwa byiwe dushaka ko mu imipira yanyu ya TCG umuhanzi wacu umwamamaza uwo muntu ko ari businessman ari ibintu yize akagucuruza ibintu byawe akabivuga. Ariko njye ninjya kuganira n'uwo muntu ubwo azatangira kunkoresha interview abanza se ubundi we ni wawo ubundi najyaga mbona. Urumva ni team nicyo kintu cya mbere kiba gikeneye none muri iki gihe turimo ni ikintu cyangombwa bya hatari. Ariko ugakora na team muhuje nanone vision yapana kuvuga ngo wenda ngo nuko ngo bisobanire umuntu ushaka kuba mufite intego zimwe mufite nyine focus imwe tu nkuko ambwiraga nk'umuntu w'amatara ibaze uramutse wikorera ibintu podcast bamanitse ibintu byose ukabura no gukamera uri kugaruka ukareba niba turi muri angle imashini gate kuzimana niko karaye umuhanzi mu Rwanda imeze. Wajya kumva se ya kamera cyariho kongera ukagaruka recording ukajya no kubyitingira nkabikatinga ibintu byose twaje niko bigenda. Music yo mu Rwanda niko bimeze wishyura audio ukajya kureba director ajya adafite amatara n'amatara ukayitwaza ari kumva ubwo nyine ugomba kwiga no kwiditinga promotion ugomba gutigita bro. Ngiye nkubwije ukuri ibintu namaze kumenya ko mu muziki kwiditinga ngi gukora cover ibintu nari nkeneye kumenya bro ntabwo nari mbikeneye kubimenya ariko nabonye bigenda bivamo amafaranga menshi cyane nari no kuyinjiza ndavuga se ubundi kuki n'umuntu akorera ibiboro kuki nabyiga nkabimenya nanjye. Ariko ngiye mu biboro bitari ibyanjye bro ngiye muri kara y'undi muntu kubera iki kubera nyine gukora ibintu nta team irimo. Rero team ni ikintu nashishikariza no mu Young G's uri kuza wese nukora umuziki uri wenyine ugira ugacika n'intege ariko igihe wacitse intege umuji akaba ati bro wicika kime mani tujye muri studio twagiye cyangwa akakuzana andi makuru mashya nandi ukavuga ati no byaye boro twe twaragize
hari amakuru tuba dufite bro, hari opportunity menshi y'abahanzi abahari ariko kubera kutagira amatimu ntabwo tuba tubizi. Hari amafestival ushobora kuba ufite nk'umuntu uzi boro ry'amafestival usanga nk'umuhanzi, hari abahanzi mu Rwanda batagira YouTube channel bro bamaze imyaka 20. Ibyo ni ibintu biri real ariko bya nyabyo. Hari umuhanzi utagira Instagram ukumva, ibyo ni ibintu biri real ndanabazi, atazi no gupostinga bro, atazi no gupostinga urikumva. Ariko ntabwo ari ikibazo, yakaba ashaka umuntu wimukora ko uwo mwanya ntabwo yawubona, cyangwa aravuga ati ibintu ntabwo mbikora niki, kandi ari wa mugani yashaka team yashaka umuntu ubikurikirana n'ishuya ya uburyo umuntu amushaka amubona. Abasani benshi kubera ama harassment y'abafana birangira kuri telefone kujya gukora muhamagara ko twakubuze warazimye, wangu narazimye bagiye nawe bajya guhamagara nk'umufana agaguhamagara bro ibyo birarigewe umufana akaba yabonye nka phone nimero yawe ibyo uri kuvuga biroroshye, none atagututse se ataguhamagara ari kugutuka ahubwo ati bro imiziki uzayivemo ntabwo nkwemera ari kumva wenda muri comment ndabyumva kuri YouTube kuri call niga baraguhamagara none hari igihe n'umuntu aguhamagara gukeneye nk'ubufasha runaka atazi na situation urimo, wakaba yizeye yuko ibyo bintu agomba guhita bibona byatari, wamukatira cyangwa uri busy agahita gukubita nk'aka message ka danje cyangwa revo bikarangira umusanire atagishyiraho amatelefone kandi bakaba bafite team n'ubundi y'akazi ko ufite nimero yawe. Hari udukode mu mafone yose none hari agakode kandi ka ejo muri kanyije ka DMD abari ka DMD uyu muhanzi muhamagaye ngo ntabwo n'umuhanzi uyu muntu muhamagaye ngo uri mu masengesho ngo mugere mu kanya akaruka amasengesho karaje mbese ubwo ne byandi by'ama voice note abaniga recording ijwi ryiwe bari mu bebe muri MTN reka uyu muntu muhamagaye ngo ari mu masengesho ngo mugere mu kanya mwandikira message ngo uri mu masengesho ugata ku kantu nanjye nahamagaye umuji nsanga karimo nawe ushyiremo yamwe ukuntu babishyira mu masenge ni kanyarira rero ikibaye yako telefone impamvu ikora telefone y'imana stress z'abantu baba bagutesha umutwe bro, n'umwe gutesha stress bifite n'ibyo bibazo nk'igihumbi bavuga ati mwese undi ko nawe uraguhamagara guha ibiciro bwe tuyikura n'undi ugahamagara abashumi bawe byatari, ariko the team ni ikintu kiri necessary byatari muri iki gihe tunarimo. Ariko ni cyiza nk'ibyo ushobora kugira line ebyiri line y'ubuhanzi bwawe nyine n'abantu bashaka kugushika cyangwa n'iki umuntu akaba ari ugitabo wewe ukamureka ariko ufite na ya line uhereza abantu n'iki uko yifite team nyine niyo nimero wowe urahemberwa kwitaba udutuka mwitaba nari gute mwitaba byose n'iki ni ya team twavugaga rero akamaro kayo team ariko ni whatever we do muri life usibye n'umuziki mu buzima bwose kabisa mu bwose ntabwo bugenda basolo solo ni mbi cyane suicide ariko nanone solo iruta kujyana n'abantu mudahuje intego mudahuje intumbero wagenda uri solo naribi uri gutrusting nyine turabizi hari abagiye muhura muri bendo n'iki ko musangira akantu n'ikibi cyangwa no ukabita amaji ariko wenda the not real trust nyine how do you trust nje trust yanjye ikintu cya mbere ni umuntu ugira gahunda nje dupanze gahunda ukarenza igihe cyangwa nkabona nyine ibintu nta gahunda birimo nje trust iba yagiye ako kanya kabisa kuko personally ku giti cyanjye nkunda ibintu nyine birisha umuntu uri sharp byatari ko nanjye ndi sharp niba twumvikanye ibintu nyine bite bikorwa bive mu nzira inongere kuguhamagara ndi kubikwibutsa cyangwa umamagara uri kubinyibutsa bishobora kuba ko umuntu yagutwa ariko ari gihe biri defo byatari rero trust yanjye va ku muntu nyine ugira gahunda tu urumva nimba ukeneye umucongo mwiza you know where to go Kigali Clipper Zone kwa wa mucongo kwa wa munige one of our biggest sponsors ariko nawe niba hari abantu ushaka gutama batama babandi bajya bakurikira gake gake nta muntu ufite uwo gutama ngiye kabisa ko nawe uranyishyura ngo mbivuge urumva nyine tuba dufata ubukamasho break sometimes tuba tugomba kwamamariza abakire baba badutayemo na you never know man urumva rero bro
video focus pocus man wigeze kumpamagara urambwira ati boro ni sawa aho niki cyaguteye kubikora nyine ukambwira ati bro njye nkunda ibintu byiza bya hatari kandi ntanga shout out ku muntu uri mu kazi keza bya hatari tu rero kuba naraguhamagaye nkabikubwira kuko nyine byari byiza tu hari bibi ntabwo naguhamagara ariko none se kuki ahubwo noneho biratugora gutanga nyine credits cyangwa shout outs muri culture yacu wenda sinzi impamvu nyine bitugora wumva ukabona umuntu akoze utuntu twiza ariko bikakugora bikomeye ariko uko wabikoze buriya nyine nanjye impamvu nuko byantunguye njye nikomeze tu njye nanga shout out kabisa nibwo ubuzima njye nawe kumvira positive gusa tu numva ko umuntu akora ikintu ndacyubaha kandi nta muntu wamera nkanjye tu buriya ikibazo impamvu badatanga shout out buri munyarwanda bashaka ko umera nkawe kandi turatandukanye byataye iyo umuntu niba nambara nk'uku nguku umuntu utambara nkanjye mba numva atari umuniga kandi afite uburyo bwiwe nawe yirebamo akabona kandi twese abantu bari difference nibwo banahuza ibyaha n'ibya kimwe twavugaga twese tuzi kurapa nkanjye cyangwa dukora podcast ntabwo byahura abantu ntabwo abantu bakina ku mwanya umwe ari bamwe rero umuntu ukora ibintu byiza aba akeneye courage aba akeneye kumuha shout out buriya nkeka ko ijambo nakubwiye icyo gihe wenda sinzi uburemere wenda byagusigiye ko nyine nabivuze bitewe n'ibyo ndi kubona n'uburyo ndi kubyumvamo ariko nzi ko byagoye imbaraga nyinshi cyane no kuba ubyibuka nzi ko ari courage cyane nasubiye inyuma ndeba no du podcast twa kera ntwigaho ndangije ndagira gute nongera ndavuga ati ni akazi nuko bigomba kugenda nimba hari umuntu nyine no bro hari guhura n'umuntu mu nzira yigendera sibyo umumotari cyangwa iki akagwira ati niwe Racine ati ndagukunda urumva iyo ni compliment arakuyifata noneho hari na compliment ya wa muntu noneho uzi uri muri industry uzi wagwana uzi akaguha compliment those are two different things you feel me urumva biba ari na challenge bro biba ari na challenge wowe uko mbaye challenge kuko mba ngumva kuvuga ati Racine nimba ibi nabikurikira kandi Racine ari umurasiste tugiye gutangira kuba umurasiste bro uyo ariko Racine ni umurasiste bro ntabwo ari ubizi ariko nabigusobanuriye Raciste ndi kuvuga ntabwo ari yanayumvishe raciste y'ibintu bitari real bitari numvishe ari nziza cyane kubera ko ubwo najyaga njenjeka naraba umurasiste neza ntabwo ari raciste y'uruhu ni raciste y'ibintu bitari real bitari standard bitarimo inyungu we not doing that shit ntabwo tugomba kubikora ntabwo tuba muri Freetown Racine ijuru riba he ijuru riba ijuru riba mu mutima tu n'ikuzimu kuba mu mutima ijuru n'ukuzimu byose mu mutima buri wese afite hari God na demon muri we evo icyiza n'ikibi muri we niwe umakinga ashobora kuba abashitani niwe wamakinga ko habera n'umuntu imana you're right that's true Racine ajya gusenga kwa kangahe njye nsenga buri munsi nyine ndi kuvuga ntabwo mvuga muri bose aho guterana ntabwo njya nera amateraniro wapi I don't believe muri noza mu madini tu njye ntabwo mbirivingira mu madini why personally nasanze ari scam nasanze that's the scam kandi iri big byatari njye sinumva uburyo najya gutura Imana ibibazo ahantu ari abantu baje kwibonekeza guhera kuri read uri imbere aje guscaminga ibiceri hari umukobwa waje gushaka umugabo hari umugore waje gushaka Imana kubera yuko afite urugo ariko nagera mu rugo ahita atuka umugabo bashwanye hari umumama ugera mu rugo agahita akubita umwana ko atagiye kuvoma ntabwo igitekerezo cyanjye cyagera muri spirit nk'izo ngizo none se icyo ndabyumva understand impamvu ni iki Racine yaterera umukobwa ivi oya wapi kubera ikintu gutera ivi mbona ibiboro biri
biri vision kumva ariko bidafite n'ikintu bisobanuye na kimwe kuko ngeka ko gutera ibitari byo bikwemeza yuko nkwemera byatari ngeka ko ibikorwa ari byo bininga cyane kurenza gutera amabi ko abarishinze bose n'ubundi bitera n'umwaka ivi bro ariko jewe ikintu ujya mbwira abantu ati mati papa ko yashatse mama yataramutereye ivi kandi bakaba bamaranye imyaka ijana wowe uri kujya gupfukamira shori bimeze wasaze cyakureza oya ariko ntago ni ku giti cyanjye ku giti cyanjye n'umuntu bifiriga ko yaripfukama kabisa wumva afite amava akomeye yabikora kabisa nose akandi kantu nashaka kubaza ya boro bagira gutya bakarahira tu bakavuga ati waba nuza n'ikinemeye ibi n'ibi n'ibi waba muzima cyangwa tuzatandukana n'ubu oya birabyo nta kintu bitwaye kuko ikintu cya mbere ni ukubyereka abantu kubyereka ababyeyi kubyereka inshuti so ni imihango tu iriya ni imihango ikumva imihango nyine ariko uba warahiye so ni imihango ariko warahiye se gute ntacyo nawe se wabihunga gute ejo mu gitondo wabyuka ukabivamo tu nyine ni uguheza nyine kubera ari umuco ntabwo babigenza ariko nawe ndangiye kuza nyine wowe ufashe ku idawe y'igihugu uravuze ati njyewe nemeye kanaka njye personally ku giti cyanjye se nkajya kumanika ntabwo bishoboka ariko contract wazemera contract nicyo kintu cya mbere kiza byatari kuko umuntu aba ari mukuru bro hari situation nanyuzemo mbere yuko mura n'uwo muntu afite ubundi buzima yabayemo iyo ugiye kubana n'umuntu n'abavandimwe mubana murwana mutumvikana n'abaji bawe gufata risk yo guhita winjira mu bintu ubuzima bwose utazi n'umuntu ukuntu ameze numva contract ari ikintu cyiza mukiha igihe runaka nk'akazi ko kagenda akazi bagwa contract akazi kakunana bakagutuma flash waba uri umukozi mwiza bakakongera time ngiye mbirivingira muri ibyo bintu Zaki twaganiriye kare arambwira ati ahubwo ikintu cy'ingenzi bajye bareka buri muntu avuge uko abyumva avuga ati njyewe kanaka n'iki ndagukunda ariko umunsi byagenze gutya cyangwa cyuzuye nshobora guguca inyuma gutya na gutya cyangwa nabi nyine ubimubwire n'abantu babimenye ko byagira gute byabaho kandi ariko ni true ariko kugenda ukavuga ati ubuzima mpaka ngo mu gupfa no gukira uri kwisaka ikise abantu bisuka ntabwo nsanzwe ngira ngo ni impeta nambaye nanjye no hari nyine man impamvu nkubajije urutonde na segment ngira nyine mbaza nyine twebwe abantu turahinduka generation zirahinduka ibintu birahinduka urumva hari ibintu twebwe tuba tugitwara byarabaye kera cyangwa biri muri new generation cyangwa biri muri imyaka 10 n'iki ako tutara checking what time tubayeho sibyo nimba wowe ugiye ukarahira umuntu ndamukunze ariko mu mutima wawe uza ahantu waraye cyangwa ufite indi plate the next night ukavuga ati mpaka Imana idutandukanyije why kuki uri kubijyama n'iki nutwo tuntu mba nshaka kwibariza numve n'ikene ariko mugenda nsanga ko ibihe bigenda bisimba bigenda binahinduka umva twebwe nk'abana bacu mba numva bazakora nk'ibindi bintu natwe birenze ibyacu bikaturenga nk'ubu ngubu hari ahantu ushobora kujya gusaba nk'umubebe bakamukwima kubera ufite amadred ati reka ntabwo nitaye nimba akora neza cyangwa n'iki ariko isoko ugahita wiyogoshesha bagahita bamuguhereza kazi ufite ka ordinaire gakiriko urumva ariko nyine ni life nyine life niko imeze life changes every day we change every day twe turajustinga nk'abantu tukamenya uko tubimanaginga nkaba nkeka ko ariyo nayo difference sometimes ibaho mu buzima bw'ababyeyi na new generation n'iki noneho hari akandi kantu nshaka kubaza ijambo legend uwo urifata gute legend ni ikintu kinini ko n'ikintu kinoroshye byatari ku giti cyanjye tu legend ni ukuba wakora ikintu kuba muri legend ni ukuba wakora ikintu cy'inspiringa n'aba youngs bawe bakazakora bakwigana cyangwa bagatungwa n'ibyo bintu cyangwa bakora ibyo bintu biturutse kuri wowe for instance nimba ndi umuraperi
nkaba ndapfa ariko nyuma y'imyaka nk'icumi izaza cyangwa niyo byaba mu gitondo hagahitaza abandi bantu nk'icumi bavuga ati ye nabaye umusambi kubera uyu muniga muri ibi bintu binunze kubera uyu muntu ku giti cyawe uba wareze imbuto kuba Legend bifata nk'igiti kuba igiti cyeze imbuto reka ko aribwo igiti nyine kiba kibaye igiti n'ubundi. That's a good explanation. Sometimes I feel like twebwe muri culture yacu Legend tubifata nk'umuntu wamenyekanye cyane, niyo byaba ari ibintu byiza cyangwa bitari ibintu byiza kuko uramenyekanye cyane ukajya kumva runaka bamuzanye ngo ni muri Legend ni iki. I'm like bro, nta community wafashije ngo itere imbere, nta kintu tuzi nyine, you know, like you didn't help people to kuba twe tukuzi imyaka 20 ishize, it doesn't make you a Legend. No, ibyo ntacyo bihuriye niba mari imyaka 100 nta muntu inspirinze, nta muntu wagize ikintu akwigiraho, wahinduriye ubuzima, even nuza ibintu ukora byawe ku giti cyawe nta kintu byongereye kuri kare y'abantu mu gihugu mubanamo, nawe ubwawe ku giti cyawe nta kintu bivuze. Bro, impamvu bagubajije iryo jambo ngewe njya mbyumva mu bintu byinshi rifatwa too loosely. Mu Rwanda niko bimeze. Nguriya no muri Legend rwacu ni iki ngo bro, why? Because that nigga was funny at some point, twese turaseka, ariko what else? Niki kindi yahinduye ku community, niki yafashe community, you know? Ntacyo niki. Kubazwi iyo myaka yose, maze imyaka myinshi. Ntabwo nshaka kugira ngo tuvuge amazina, you know, we don't talk about it, ariko me I wanted to put a light on that word kuvuga ko njye mbona ahantu henshi ikoreshwa too loosely, urumva, kuko Legend ni umuntu nk'uko wabisobanuye, ni igiti cyeze imbuto bro. Come on man, ukagaburira ababyeyi n'abana n'ababavutseho, at least 2-3 generation. For instance, natanga nk'Imara, abantu batunzwe na karaoke kubera music y'Imara, ukumva bagenda bagacuranga ya ndirimbo y'Imara. We music ye nimba umuntu atarajya muri karaoke cyangwa ajya bora performing bamuha amafaranga, no Legend nta kintu nakubwira. Nimba ataraza abantu nka 15 baririmba nkawe bavuga ati n'umuntu ari kuririmba nka J-Pac, ntabwo uri muri Legend bro. Urakiyamiza nk'abandi nyine ko muzi cyari kubyiga, reka dukurikiranira. Njye no kumfata muri Legend, kandi nawe muri Legend ni umuntu none wakoze ibintu kariya yiwe yagize ahantu imuvana imugeza ahandi hantu ku buryo bitangaho urugero, kavuga ati ako kanga uno muntu yari kuri uru rwego then akabageza ahangaha. Ariko hari abantu baba Legend baba bakiriho, urwenda banga muri Legend ngo bayanapfuye, ariko muri Legend ubu ukiriho bitewe n'ibikorwa aba yarakoze tu, buryo utabihakana uko byagenda kose, kandi ukabona impact y'ibyo bikorwa. Kandi muri Legend aba muri kari iyo ari yo yose, ntabwo ari mu muziki gusa, ntabwo ari mu bindi, every kari yose abamo muri Legend. Kandi muri Legend nizo criteria nizo usanga nk'umubosi wo muri Legend hari abantu yavanye mu bukene akabazamura, bakavuga ati no mupapa ngugiye nari umuntu wa fake amereza akazaranzamura, niyo mpamvu mwubaha. Yashaba muri kiraho mane kudufidinga ngo kanaka no muri Legend ni iki mane, ibyo bintu nazo ngenda birambiwe bro. Nawe se ntabwo umuntu agafata izina ngo nuko ngo yakoze kano karifa ni cyawe n'iki, just like that. No kumarengo no kumaze imyaka myinshi cyane ngo buri muri Legend. No, ari n'ikibazo n'aba artiste badukurikira bo mu Rwanda, yaba Grand Frère cyane abandi bari kuza, even nanjye nishyizemo bro, kuba wamara imyaka myinshi mu muziki ntabwo bimekinga kuri Legend. Mu Rwanda umuntu agira imyaka 35 agahita ahagarika umuziki ngo byabaye, bakayavuga Racine no muri Legend ngo ni umukwezi gisohora indirimbo kandi imirongo yarashize bro. Nawe mari gusohora indirimbo naba naje ngo muri 92 batangije hip hop asohora album 3 mu mwaka, nazi none nazi agiye muri Grammy no mwaka nimba atarushize maybe, kandi bazi igihe yahanganye, kandi nazi no gufite album ya bura nazi arenze Tupac muri bro, afite Ilmatic niyo album ya mbere ku isi bro, kumva kuva hip hop yabo. Umuntu wese ukunda hip hop akugana nazi ko ari umuntu urenze, ariko abonye award ejo bundi muri Grammy almost mu myaka 40 akora music cyangwa Ilmatic yose afite imyaka 17 bro. Izi myaka afite ubu no 40 na 50 kuzuza. Abonye award mu mwaka ushize
so kandi nawe ariko ushobora kumwita umurigeni kuko no kuvuga ati hari culture ukuntu yayibuildinze hari aho yayisanze hari beef yagiranye na Jay-Z hari n'ikino hageze no ku rwego atwara Grammy afite na album n'ikidashya icyo nshaka kuvuga urumva umuntu papa ungana gutyo maze icyo gihe kingana gutyo almost imyaka 40 mu muziki ariko mu Rwanda umuntu umaze imyaka 6 cyane nanjye umaze imyaka 8 naratangiye kubyimba ngo ndi umurigeni ukumva na album ni 10 mfite na album imwe kujya yuzure ni ibisazi ukumva man uzima vuze nge nkunda kuganira nawe kutuntu nk'utu niwe mujama mba nzi naganira kutuntu nk'utu no ukavugisha ukuri uko ijambo ngo muri jande no babyita muri jande nyine tubyita mu kinyarwanda yego kana muri ngo bro community yawe ntago ushobora kuvuga ati wafashije iki community wari kuri yawagejeje cyangwa ibi nibi nk'ibikorwa wavuga gato so why you call nizina n'amagambo dukoresha dupfa gutahariya kandi it's too loosely gusa nyine uko twebwe tugitangira turacyari mu itangiro kumva ariko mu myaka igiye kuzaza turatangira Google abantu bose bafite Google nese abantu nibaguguringa legend what it means to be a legend cyo kuvuga industry yacu ntabwo bagiranye niyo muri Kenya cyaza Nigeria kumva icyo kibazo kiba ugasanga umusano mu Rwanda ariko kujyana na Burna Boy wenda kubera ngo batangiriye 2012 cyarimo ariko Burna Boy yaje muri industry imaze imyaka 40 ikora kumva ndajya kujyana na Saruko damenyekanye agiye muri Beta wa 2012 ariko yaje ari muri generation ya gatanu yo muri Ghana ikora hip hop Ghana batangiye kurapa muri 80 nk'abo muri Amerika no shaka kujyana n'umujama wasanze industry maze generation 5 cyangwa sibyo that's nicyo kibazo kibaho cyane ibyo navuga ati noneho kubera ibintu biri gutangira arikomva mu myaka igiye kuza abantu ko bagenda basobanukirwa abantu bita barigende cyangwa abantu bazabavumbura byatari kumva bavuga ati ubu ngo sisizwe wumva nk'umusani kera watwikaga umva izi ndirimbo yakoraga kera kuko twari duhumye ariko nta n'ukuntu wakwita umuhanzi umurigeni nta album afite ikibazo nawe kandi album nanone reka niyo album uri kuvuga mu Rwanda abantu bita album na album ntabwo baranayisobanukirwa cyane ntabwo umuntu akora indirimbo yaziteranya ari 10 agahita zita album iyo ntabwo ari album bro ako kana ahubwo nta storyline kuri album ari storyline ikintu cya mbere abasa no mu Rwanda turacyabura skills dukora ibintu kubera talent ariko na skills urikumva niyo mpamvu wenda nk'abantu bo ku Nyundo muhura mu kaganiro gasanga hari skills akurusha kuko buriya nta mwuga n'umwe utagira teori sibyo ntawe umwuga wose ugomba kugira teori rero imiziki twe dukora nk'abantu mu Rwanda tukora nka practical nk'abantu nyine babonye talent for free nakumva ndapfa neza Rasina ararenze J-Pack ararenze medalirimba neza ibyo bikaba bimagije cyane kurenza kujya gushaka teori y'ibyo bintu bizagenda gute ku buryo umuntu wase album na EP bitandukaniye he abahanzi mu Rwanda bayisobanura bro abanza gusana EP na album ahantu bitandukanye ni bake cyane ugiye gutuma buri muhanzi azajya hosting azajya muza EP na album bitandukanye nago bisaba mwarimu ni kuri Google n'aho amakuru bayasanga arikumva urabishaka nyine ugasoma kwiga gusoma nta kintu bitwaye tutorial n'abantu bakoresha ibindi byose ni tutorial rero dukeneye nk'abasana mu Rwanda dukeneye kwihugura kumenya teori bya atari kuko pratique turabizi kuririmba ni ibintu ubonera ubuntu ariko nta mwuga utagira teori rero ibyo nakubwiraga nta album usanga umuhanzi bamubwira ko afite album kandi koko honest mu myaka 10 nta album azaba afite nimwe azatangira bushyashya kuko abantu bazi music bari kuyiga bazavuga ati niga warascaminga we wateranye indirimbo yo kwa T Brown yo kwa Deco yo kwa Element zimaze kuba 15 tuziteranye zose ngo tubwira ko wasohoye album cyo ugenda usora indirimbo ngo mu kwezi kungu zimaze kwa 17 ngo ya album ngo album ngo nasohoye mu mwaka ushize ngo nukuri abayitaga ibyo uri kubibwira abantu nyine badashona ukumva ariko mu myaka igiye kuza uzatangira bushyashya Ako man, you know the funny thing? I mean, no cap, no hate or nothing. Urumva jewe nagiye ngo amahirwe ya nyuma album launch. Noneho maze kumenya what it means the album ndayishaka nsanga it was just a single. Bariko kuri show it was called album launch. I mean, ariko like kuri kuvuga right now ndibwo turi gutangira kumva what it means album. Urumva ntabwo ari just one song. Agara guteranya indirimbo 10. Indirimbo ngo ateranyije ngo nzaguhata urukundo yitwa imihanda akore kwa producer ukubera ngo zimaze kuba 15 ngo bongoza album.
industry album yacu ifite ikintu imininze Turaki- kinini cyane guhera kuri cover y'ifoto turakiga. kugera kuri outro y'indirimbo n'uburyo wayisohoye kugera no ku itariki wayisohoreyeho bifite icyo bimininze tukura album turakiga industry Yeah. yacu iracyari petite. kujya wenda babyumve neza wari wabona se umuntu wakoze ubukwe album y'amafoto y'uwo agahita ashyiramo ifoto yigaga muri segonderi akayicengezamo akayitagamo nyine akagashyiramo agahita ngo album y'amafoto ngo y'ubukwe bwanjye agahita asanga wifotoreje mu masombe ya kera ukiri muri komine gufasha karawo niyo mpamvu yitwa album y'amafoto. ubwo bagomba kwiga nyine teori nyine twese tukihugura tu nta muntu utagira teori tu ariko nyine natwe turi kwiga even nawe nk'uko babivuze nawe uri educated buri wese abo mbwira ni nk'ibihe bitabo usoma cyangwa kugira ngo wiyeducating usibye YouTube cyangwa Google what else how do you get information ni gute ubona information so nk'umunyafrika kabisa ndo umunebwe mu gusoma ni defo yacu sinjya mbeshya ako kantu k'umunyafrika ubishyize muri abanyafrika ntabwo dukunda gusoma ntabwo nabeshya n'abazaho nushaka guhisha umunyafrika uzamuhishe mu gitabo igitabo gusoma ni umuco ni umuco buriya gusoma nawe ni ibintu uhera mu bwana bwawe ntabwo wamenya gusoma ukuze bro njye mvuze ko nasomye ibitabo naba mbeshye byatari ni nacyo kintu cya mbere nibaze ko mfite n'abajama bazi ko nsoma ibitabo bakanabinyohereza ariko bazi ko usoma ibitabo ariko usoma page ya mbere title ugahita ujya muri summary nkahita nsinzira ku kanjye nsoma nuza iriburiro ibintu birimo radical then nkareba iby'ingenzi nkasomamo gake ariko bro naba ngiye kweshya mvuga ko nsoma ibitabo bro ndi umunebwe kandi mba mbikeneye nyine nakubwiye ya bloodline yacu muri Afurika kudakunda gusoma nanjye ariko ni ibintu wishyizemo ejo mu gitondo wabyuka ukabihindura bro that's what's up wabyuka bikeneye cyane wakavuga ati buri munsi ngiye kujya nsoma page imwe icyumweru n'igishira ndasoma page ebyiri ikibazo nyine gusoma cyangwa ntabwo uzi gusoma ndasoma bro narize gusoma no kwandika birabaye man umunsi nyine ni feed your focus gaburira intumbero yawe kuri wowe nyine how do you stay nyine kuri path yawe gaburira intumbero yawe how do you stay on that journey journey yanjye nayikuye kuva kare njye vision natangiye ibintu byanjye nabijemo mbizi ari struggle umuntu acamo nabwo igihe natangiye music ubwo nabijemo biri professional naje mfite vision runaka tu iyo vision ninjye menya success yayo nta wundi muntu wanayirebera buriya ushobora no guhana umuntu akambwira ati bro ntabwo ari neza ugasanga ari kubwira ibintu ngende muri vision yabyo bro urugero ugasanga nayo mfite inzozi ninkora music nkakorana indirimbo urugero n'umusitari nakuze mfana nzaba mbikoze iyo ni step ya mbere ndamubwiye ariko ni ukuvuga ngo buri muhanzi wese afite vision yiwe ku giti cyanjye rero vision mfite bro ni vision nyinshi ngiye nazigezeho nagiye nihera